Isengesho ry'Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa atura u Rwanda Kristu Umwami. Umuhango wo gutura igihugu cy'u Rwanda Kristu Umwami wabaye mu kwezi k'Ukwakira mu 1946 mu kinyejana cya 20, wabaye iminsi 3 yikurikiranyije, wabaye ku itariki 26, ku itariki 27 kugeza ku itariki 28 z'uko kwezi. Ubera i Nyanza ahazwi nko kuri Christos Roy. Bivugwa ko ibyo birori byizihijwe mu buryo bukomeye kandi bunogeye buri wese, bikaba byari bitaramiwe n'abanyacyubahiro batandukanye barimo Musenyeri Classe, Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa n'umugabekazi Nyiramavugo Kankazi. Nyuma y'iminsi ibirori biteguye kandi byizihizwa, kera kabaye umunsi nyirizina wo kwegurira u Rwanda Kristu Umwami warabaye. Mu gitondo umwami avuye mu rukari yambaye igisingo cyiza cyane cyahimbwe icyo gihe, hejuru gisezewe n'umusaraba uhunzwe neza. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yari yiteye igishura cy'ubwami gisa n'ibara ry'ijuru rikeye, mu ijosi yambaye impeta ya Leopold wa kabiri. Urukiramende n'umwe mu mikino yijihijwe mu birori byo kwegurira igihugu Kristu Umwami, igihugu cy'u Rwanda Kristu Umwami. Ishyaka rijya imbere, karinga ikurikiraho. Umwami ahagarara imbere y'ishusho rya Kristu Umwami, ahasanga Bwana Sindaratis Rezida w'u Rwanda na De Primos yambaye cyepiskopi n'abazungu n'abatware na rubanda bose bakikije umwami. Habanje ijambo rya Rezida. Musenyeri aho mu gishusho ya Kristu Umwami bisibona gutangira. Mu kwinjira mu kiliziya, intore zakoze 200 iteganye zifata amacumu ku muhunda, ibigembe bihurira mu kirere, abatumirwa bose banyura munsi yayo. Ariko kandi munsi y'ameza matagatifu hari intebe ebyiri, imwe yari iya Rezida, indi yari Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Abasoda 12 bari babakikije, hakurikiraho intebe ya madamu wa Rezida n'umugabekazi Rosalia Gicanda. Inyuma haza abazungu n'abandi bategetsi bakomeye. Gutura u Rwanda Kristu Umwami nyirizina byaba byaragenze gute? Igitambo cya misa gihumuje, umwami yigira imbere y'isakramento ritagatifu. Abari mu kiliziya bose bacecetse. Akuramo ikamba arishyira kuri aritari ntagatifu. Niho yavugiye isengesho rihesha Kristu Umwami igihugu cye n'abantu be, agira ati: Nyagasani Yezu, Umwami w'abantu bose n'imiryango yose, wowe hamwe n'umubyeyi wawe Bikira Mariya, umugabe w'isi n'ijuru, njyewe Mutara Charles Pierre Rudahigwa, ndapfukamye kugira ngo nemeze ko ari mwe bagenga b'inteko b'u Rwanda, mukagomba no kutubera umuzi ushingiyeho ubutegetsi bwarwo n'ingoma yarwo. Nyagasani Kristu Umwami, ni wowe warwiremeye, uruha abategetsi bo kurugenga mu izina ryawe, ugumya kurugwiza, uruyobora ku ngoma nyinshi rutarakumenya. Igihe warurindirije ubonye kigeze, uruha kongeramo ingoma yawe, uruzanamo intumwa zawe zo kurugwirizamo urumuri rw'amahame abeshaho iteka, urwoherezamo kandi nabo kururera ngo barwigisha ubutegetsi warutoje, barutoza amajyambere y'ibyiza bikiza byose hano munsi. Natwe Abanyarwanda twese twemeje ku mugaragaro ko tukuyobotse, ukaba uri umwami wacu. Twakiranye icyubahiro amahame abeshaho y'ubwami bwawe. Mutara wa gatatu ati: Mwimanye guhaye igihugu cyanjye cyose, abo tuvindimwe nanjye ubwanjye, abagabo barutuyemo ubaha umutima w'ubudacogora mu ishyaka, barurwanire ryo kurushyira imbere no kurukomeza amahoro wazanye ku isi yose. Ubavanemo imico ya kera yo kurugirira nabi no guhuzanya no kubeshyeranya no kwiba no kwambura n'izindi ngeso mbi zose zidahuje n'ubwami wifuza kubona bwirambuye mu ngoma yawe. Ubagwizemo inema zibamurikira, zibajijura, zibavanemo ubunebwe bw'ingeso zindi zose za gipagani zirenga itegeko ryo gusenga wowe wenyine Mungu waremye byose. Abagore baho umutima w'ubudahinyuka barubere mu nteko, barutegera urugori, barere neza abana waduhereye kurugwiza, barememo imitima yabo, bayishyiremo icyubahiro cyawe n'urukundo by'ingoma yawe n'urw'igihugu cyacu cy'u Rwanda waduhaye. Ingorero zarwo zose uzikomezemo amahoro, abashakanye bahuza imitima babe nk'umubiri umwe nk'uko nawe umeranye na kiliziya yawe. Abatwara ubaye kubategekana ubutabera, barutsindemo akarengane n'imigenzo mibi yindi yose inyuranyije n'ubutungane watwigishije.
ubwo bakomezamo umwete wo kwirinda ingeso za gipagani zo kwanga no kwiremamo ibice by'inzangano zatuma urukundo utwifuzamo rudashinga imizi mu gihugu cyawe. Ubatsindire kuryana mu migenzereze yabo, ubatsindire guhendana ubwenge no guhemukirana mu nama bajya zo kugutunganyiriza u Rwanda wabaragije. Ubarinde kurenga ku masezerano no kwica umugenzo mwiza w'ubwangamugayo. Ubahe guca imanza zitunganye no kutagira uwo barenganya ngo barengere uwo bidakundiye. Ubatsindire kurwara n'inzika no kugira uwo bayirwara mu ngabo zabo. Ubahe kwirinda kugira uwo bagambanira cyangwa ubagambanira zo kurenganya umuntu n'umwe mu Rwanda rwawe. Ubavaneho rero imigenzo yose ya gipagani inyuranyije n'ingoma yawe. Intumwa zazanywe no kutwigisha amahame y'ibihesha iteka n'abaja bawe no kuyobora inzira z'ibyerekeye amajyambere. Natwe bene igihugu twese dushyire hamwe dutunganye imirimo yacu dushyizeho umwete ari wowe tuyikorera. N'amahanga yose uko angana tugusingize mu ruhame tuti Kristo umwami n'umubyeyi we Bikira Mariya baragahora n'ibumbye byose ubu n'iteka ryose. Iri ni ishusho rya Kristo umwami wahawe umugisha, niyo yabereyemo umuhango wo kwegurira igihugu Kristo umwami, ubu akaba ari ahitwa i Nyanza. Iri sengesho ryakuwe muri kinyamateka, ariko kandi wakoze gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe. Njye wumvaga ndi Niyonkuru Carine, naho iyi ni Niyonkuru Media. Wibuka gukora subscribe, share, like no comment kugira ngo nyine tujye duhora twibanira nawe hano kuri Niyonkuru Media. Ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, nta kibazo wabinyuza hano muri comment section. Njye ariko kandi cyo mpora mbifuriza Imana ikomeze yagure kandi uyobore intambwe zanyu. Hari amateka y'umuntu cyangwa ibintu wifuza ko tukubwiraho mu magambo arambuye, nta kibazo wabitwandikira hano muri comment maze tukazagaruka tubivugaho mu magambo arambuye. Ariko kandi turabakunda hano cyane kuri Niyonkuru Media.